Turacyarebera hamwe uburyo dushobora gukuza abana bacu mu buryo butandukanye n'ubwo twebwe twakujijwemo. Turacyarebera hamwe uburyo dushobora guhindura generation iri gukura shyashya y'abana bato turi kurera. Turacyari kurebera hamwe uburyo dushobora gukuza abana badafite trauma nk'izo twakuranye, uburyo dushobora gukuza abana badafite ihungabana nk'ibyo twakuranye, cyangwa se n'ibindi bintu byinshi cyane twagiye duhohoterwamo n'ababyeyi cyangwa se n'ubuzima muri rusange. Hi my lovelies, nitwa Sandrine, nimburi mushyashya yanga ndakwakiriye. Welcome back to another episode of I Learn You Learn We Grow Together. Hano dusoma ibitabo, tukungurana ibitekerezo, tukabisesengura, tukagira inama kugira ngo dukure mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ubwenge, mu buryo bwose bushoboka, emotionally, spiritually, mentally, physically, everything. Ni cya gitabo cyacu The Rules of Parenting, amategeko n'amabwiriza yo kurera abana. Ariko mind you, ntabwo amategeko abaho yo kurera abana ngo nuyakurikiza ngo nuko bigomba kugenda, cyangwa se ngo nitegeko ko ari zo rezili tuzabona. Ahubwo umugabo wanditse cyo gitabo ari we Richard Templar, afite abana benshi, yakujije abana benshi, yize psychology y'abana, kandi agenda ashyira hamwe ibitekerezo bitandukanye by'abandi babyeyi bagiye bakuza abana bakavamo abana bazima. Ese bigenda bite kugira ngo umubyeyi umwe akuza abana bavemo abana bazima, bavemo abana biyubashye, abagabo ndetse n'abagore bashikamye, ariko undi nubwo yagerageje byose abana bakamunanira? Byose twagiye turebera hamwe ko bituruka mu buryo abana tubareramo bakiri batoya. Nimba utarebye video zabanjije ngiyi, tugeze kure, cyangwa tugeze ku itegeko rya kugeza ku itegeko rya 55 something, yeah. So muri toto na amategeko 109, muri buri video mvuga amategeko 10. Let's go. Itegeko rikurikiyeho riravuga ngo umwana wawe cyangwa se abana bawe ujye ubareka bamenye ko ubakunda. Twebwe twakujijwe ku gisirikare, twakujijwe ku gikomando. Ukaba ubizi ko umubyeyi wawe agukunda, ariko ukaba utarigeze umwumva n'umunsi rimwe akubwira ko agukunda. Ukaba ubizi ko umubyeyi agukunda, ariko rimwe na rimwe ukabishidikanyaho, cyangwa se kenshi ukabishidikanyaho, bitewe n'uburyo akuvugisha, bitewe n'uburyo agufata, bitewe n'uburyo agukubita. So ni ngombwa ko umwana na nyuma yo kumukubita umwicaza, ukamwibutsa ko umukunda, kandi ko ibyo wakoze utabikoze kubera ko umwanze, ahubwo ari ukumuhana, kandi ukamwibutsa yuko, cyangwa se umwereka yuko kumuhana bitavuze yuko umwanze. Kubwira umwana ko umukunda, kumwibutsa ko umukunda umunsi ku munsi, bituma akura ari umwana udashidikanya ku rukundo umufitiye, utitiranya kubiba kubonamo, cyangwa se igihe wamubabaje atabyita urwango, ahubwo akamenya ko mu rukundo umuhereza no kumuhana birimo, kandi ko bishoboka cyane rwose gukunda umuntu, kandi rimwe na rimwe mukaba mwagira ibintu mutumvikana. So ujye ubwira umwana wawe ko umukunda. Ndabizi ko utabibwiwe, kandi ndabizi ko ushaka kugora we kubibwira abana bawe, ariko ugomba kubyihatamo. Nta bundi buryo tuzakuza abana batandukanye natwe, kereka niduhindura imico yacu n'imyitwarire yacu. Okay? Iyindi ngingo cyangwa se irindi tegeko rijyanye n'iryo nari majije kuvuga, riravuga ngo umwana wawe ujye umubonamo ibintu byiza kandi bimwereke ko ubizi cyangwa se ko wabibonye. Icyo ushaka kuvuga ni iki? Ni byiza ko umwana wawe umubonamo amakarite ukayamenya. Ushaka kuba ufite abana benshi, kandi abantu bafite abana benshi babizi ko abana bose baba batandukanye, bakunda ibintu bitandukanye, bakora ibintu bitandukanye, bafite ingeso zitandukanye, babona ibintu mu buryo butandukanye, ariko bose nubitegereza uzabona ko bose bifitemo utuntu tw'amakarite. Karite ishaka kuba ari nini, karite ishaka kuba ari ntoya. Ntugashimire ba bana baba mbere mu ishuri gusa, cyangwa ba bana bakina umupira bagatsinda cyane. N'utuntu dutoya ujye utunatsinga mu mwana, umushimire. Ushimire umwana ko azi gukora isuku, umushimire ko yibwirije gukora ikintu runaka, umushimire ko mwagiye kwa kanaka ntasakoze cyangwa se akitwara neza, umushimire ko azi koza ibyombo neza. Twarabibonye muri episode y'ubushize ko uyu mwana aba ashaka gushimwa n'ababyeyi be. Uko umushima byinshi niko ashaka gukora byinshi bizatuma umushima. Ntabwo nawe aba yishimiye ko we n'umubyeyi bagirana ibibazo, ahubwo iyo umweretse ko akantu gashimye nawe akora byinshi kugira ngo ukomeze kubona impamvu zo kumushima. Alright? Yes. Irindi tegeko Richard Templar yatanze, yavuze ko nk'umubyeyi ugomba gushaka ikintu we n'umwana wawe muhuriyeho.
hari ukuntu umwana mufite akantu muhuriyeho wenda mugenda kimwe cyangwa muvuga kimwe cyangwa mukora ibintu bimwe wenda n'umuhanga mu ishuri nkawe wenda azi gukina umupira nk'uko nawe wari ubizi something avuga nkawe cyangwa se imyambaro yambara njya kumera nk'iyawe test mu myenda yiwe imeze nk'iyawe so many things umwana ugomba gushaka ikintu umuhuriyeho kandi ukakimubwira ku cyo kintu mugihuriyeho icyo kintu kimufasha kumva ari proud akumva ameze nkawe kumva arabyishimiye ngiye maze nka papa gutya bituma kwigiraho byinshi bigatuma umwispiringa kuko ni twebwe ba models cyangwa se ni twebwe abana bacu bafatiraho urugero kurusha abandi turaba influencing tubafiteho influential power iri hejuru so uko umwereka ko hari ibintu muhuriye hari ukuntu umeze nkawe niko yigana ibintu byinshi cyane ukora bivuze ngo nawe nk'umubyeyi ugomba kubanza kwikoramo akazi ukaba ufite imico myiza ufite imigendere myiza kugira ngo umwana naba ari ukwigana akwiganemo ibintu byiza bizamufasha bikamugira umumaro isn't it so umwana wishaka ikintu muhuriyeho kandi kimubwire kandi mwereke ko ukishimiye uri proud yacyo ko wabyaye umwana mufite ikintu muhuriyeho ikindi kintu Richard yavuze nuko nk'umubyeyi ugomba kumenya ko amakosa atari amakosa hari ukuntu ngo umwana aba kwibutsa nka nyogokuru wawe sogokuru wawe umugabo mwatandukanye kandi wenda ari we papa we cyangwa se nyina kandi wenda yarapfuye cyangwa mwaratandukanye akantu ugasanga ndagira nk'umujinya nk'uwa sekuru cyangwa se yakora ibintu afite character muri we zitari nziza akwibutsa mu wundi muntu ntukabwire umwana ati edo kimeze nka sekuru mwese muri bamwe yagaragaje ko nta mico mibi ibaho ahubwo bari abantu ibyo bintu biba byaravuyemo imico mibi kubera uburyo nabo bakujijwemo ntabwo bize gukoresha izo karakteri mu buryo bafitiye umumaro ikintu umwana wakwibutsa kibi ntukajye ukimubwira umwereke ko hari undi muntu wabayeho umeze nkawe ari ikigoryi ari icyomanzi none nawe yabaye nkawe bituma yitakariza icyizere ahubwo akisanga cya kintu uri kumubuza cyangwa se umwangira akomeza agikora cyane kurusha uko ahubwo wabi notice ngakiri kare ko ateye gutyo ugashaka uburyo umugarura ushaka uburyo umugaruzanye neza kugira ngo we akore ibintu mu buryo butandukanye tuvuge yatanze nk'urugero rw'umwana w'inkubaganyi si ko kinyeze no kukivuga neza no kukivuga ku mwana w'inkubaganyi cyane bana baba ari inkubaganyi ariko cyo bita ba hyperactive children abana b'inkubaganyi b'amaskandara akomeye mena abo bana bakura abantu babacira imanza babatukayananiranye ntaho nabona mujyana yarananiye sinamushobora buteza akavuyo ariko ngo mena abo bana ushaka kubarema mu buryo biga gukoresha izo karakteri zabo mu bintu bafitiye umumaro mena abo bana yagaragaje ko ngo hari umubyeyi wamubwiye ko afite umwana uteye gutyo kandi yari afite n'ukuntu yamwibutsaga sekuru ko nawe ngo yari inkubaganye gutyo nubwo sekuru yabikoresheje gukora amaskandari ariko uyu mwana we bamukujije mu buryo bw'ubugwaneza bwo kumwereka ko abantu nkawe barakirwa muri societe ntabwo ari igitangaza nta nkasamari ko akora amakosa angana gutyo bituma umwana we yiyakira byatumye umwana avamo umunyapolitike abasha gusurvivinga muri harsh environment cyangwa se mu bantu babateye ubwoba politike n'isi iteye ubwoba politike n'isi bamo abantu batagira impuhwe batagira imbabazi batitaye ku bandi umuntu wese abakurura yishyira umuntu wese aba yahutaza undi even for a tiny reason so umwana nk'uyu nguyu udafite ubwoba w'umu hyperactive yarakuze abasha gusurvivinga muri politike ahinduka umunyapolitike mwiza cyane ukomeye kubera ko ni inkubaganye akora ibyo ashaka akora igihe bishakiye so abantu ngo babasha gusurvivinga muri harsh environments so ikibazo ntabwo ari imico y'umwana ikibazo ntabwo ari uko ateye cyangwa se uwakwibutsa bateye kimwe ahubwo ubasha kubimanaginga gute kugira ngo umwereke yuko bishoboka byose bitangira mu kumwakira ko mwishimira kumwereka ko kuba ateye gutyo adatandukanye n'abandi gake gake umwana agakura ahindura imyumvire ye alright itegeko rikurikira bavuga ngo abana ntabwo bashinzwe kumera nkawe ibintu byo kumva ko abana bagomba gukora ibintu nk'uko wabikoraga abana bagomba gutsinda mu ishuri nk'uko watsindaga abana bawe bagomba kwitwara nk'uko witwaraga cyangwa se ibintu bagomba kwibona nk'uko bibona ntabwo ari byo ahubwo buriya umwana ushaka kumwigiraho byinshi nawe ubwawe njya mbyibuka nkiri umu teenager in my late teenage
naraga nkunda gushwana na mama wanjye cyane, twarabanaga dukunda gushwana, akunda kumbwira ngo kuki ngo njye nawe tudahuza, ngo kuki njyewe nawe umutima wanjye nawe ngo udaflowingira hamwe, ngo tugendane ngo ibintu byose ngo bikore nko mbikubwiye, ngo kubera iki ngo njye nawe tutumva ibintu kimwe, kuki tutabona ibintu bimwe. Akunze kubimbwira cyane, nza gutinyuka ndamubwira nti mama njye nawe ntabwo twatekereza ibintu kimwe, nta nubwo amaso yanjye yabona ibintu nk'uko ubibona ko njyewe nawe ntabwo turi bamwe. Nubwo ndi umukobwa ariko nkabandi n'imfura, ntabwo bivuze yuko njye ndi wowe, ubu uri wowe nanjye ndi njyewe. Uko byagenda kose uranduta, uzi ubwenge n'ibintu byose, ariko uko biri kose hari ukuntu dutandukanye, turi abantu babiri batandukanye. Kuva icyo gihe mama yari yakiriye yumva yuko dutandukanye, ntabwo yongeye ku expectinga ko ibintu ngomba kubibona nk'uko wabibona cyangwa se ngomba kubikora nk'uko wabikora. So bimufasha akushaka uburyo bwo kuntwara gakeya, akamuvisha nk'umuntu mukuru aho kugira ngo amuvugishe nk'umuntu wumva ko ari mama wanjye agomba kuntegeka. Akanyereka niba ari ikintu ngiye gukora, akanyereka ingaruka mbi zishobora kuvamo n'ingaruka nziza zishobora kuvamo. Noneho nanjye nkabasha gukurikiza inama ze, ndi influenced by her, kubera influence ama atari uko antegetse cyangwa ko akanyeretse yuko nta bwenge ngira. N'uyu munsi ndabibona ko ntandukanye nawe cyane. So ntago nanjye expecting ko ibintu bari bubone uko mgiye mbibona cyangwa se ko byumva uko mbyumva, cyane ko uwo mwana ntago waramubyaranye nawe ubwawe, waramubyaranye n'undi muntu. Hari amahirwe menshi ko ashaka kuzana characteriza wa muntu wundi, cyangwa se ashaka gutekereza ibintu nka wa muntu wundi, cyangwa se ko combination yanyu cyangwa se amaraso yanyu amuvangiyemo ashaka kubyara ikindi kintu muri we mwembi mutagira, kubera ko amaraso yanyu yivanze akaba ari ikindi kintu, aho kugira ngo afate umwe muri mwe, ahubwo ya maraso yamuhuriyemo agarima ikindi kintu mwe mutazi, mukajya mubona ko ari ibintu mukagira ngo ni umusazi cyangwa ukabona ntagasanzwe, ariko nyamara ari uko simply the child is different. So abana be ntabwo bashinzwe kumera nkawe, ntukajye expecting ko bazamera nkawe, ko ibintu bazabibona nkawe, cyangwa ko ibintu bazajya babikora nk'uko we wabikoze ukiri muto cyangwa uko nawe ubikora uyu munsi. Okay, bityo twakunye ngikurikiyeho ivuga ngo bareke bakurusha, ntacyo bitwaye. Hano muri iri tegeko yatanze urugero rw'umugabo wakinaga volleyball, tennis, kimwe muri byo. Aranje afite umwana mukuru w'umuhungu w'ingimbi, hari bari ingimbi n'umwangavu yari umuhungu, I don't know, one of them. Biba ngombwa ko bahurira mu mukino, ukabona umugabo arimo kurwana cyane ngo umwana atamurusha, akumva yuko namurusha arababaye imbwa, namurusha arababaye ikigoryi, njye ndi papa we ntabwo wandusha. Ukabona nyine ngo baribonye ko papa ari guhangana cyane birengeje, n'umwana arabibona. Birangira papa atsinze, ariko bigaragara ko yarwanye intambara ikomeye. Impamvu rero kumureka umwana akakurusha nta kintu bitwaye, icya mbere iyo uhanganye nawe cyane ngo kugira ngo atakurusha, bimwereka yuko icya mbere atari ngo iki, akwigiraho ko pride ari cyo kintu cy'ingenzi, cyo kintu cya mbere. Pride yawe, gukipinga dignity. Aba yize yuko gutsinda bigomba kugerwaho at all costs, bigomba kugerwaho niyo bese gutsinda icyo kintu cy'ingenzi. Ariko ibaze utashyewe n'umuhungu wawe mwakinanya akagutsinda, it's fun, like murabiseka, papa nagutsinda ati ariko nanjye rero nzagutsinda ubutaha, utagira ngo njye papa wanjye nashizemo akabaraga, ariko mwana ukatunanyuzamo akanata, ariko mwana wanjye urakomeye, nakubonye warava mu gifutuboreri cyiza, mugatera story, mukagera mu rugo ukabibwira umugore ko umwana yakurushije. It's fun, like there's a way, hari uburyo bizanamo ibyishimo nyine abantu bakanabiseka bikanarangira, n'umwana akiga ko gutsindwa nta kintu bitwaye. It's part of life, kandi kuba umuntu yagutsinze cyangwa se wamutsinze ntibivuze yuko umwishima hejuru, ntibivuze yuko uri superior cyangwa se uri ingenzi kumurusha cyangwa se ufite imbaraga kubarusha. So ni byiza ko wigisha umwana wawe ko gutsindwa bibaho no gutsinda bibaho, kandi byose agomba kubyakira. Ibyo nabivuze muri episode y'ubushize ko umwana wawe utagomba kumushimira ibintu binini gusa, cyangwa se utagomba kumushimira ko ibintu yabigezeho gusa, ugomba no kumushimira progress, ugomba kumushimira ko ibintu yabigezeho, imbaraga yashyizemo. Nimba uyu munsi tagati yari kujya amanota 80, akaba yagize 70 cyangwa 65, ugomba no kumushimira ko yashyizemo akabaraga, kuko ubushize yaragize 50, none munsi y'improvinze agira 60. So ntago ushimira ibintu binini gusa, ahubwo namushimira n'uburyo byagezweho, kandi ukamuhisha ko gutsindwa mu buzima it's part of life, nta kintu na kimwe bitwaye. Alright, actually bidutwara ku itegeko rikurikiraho rivuga ngo abana babigishe ko gutsinda ari byiza, ariko n'uburyo babigeraho nabyo
ni ingenzi. Umwana ugomba kumushimira ko yitonze uyu munsi, wakwishimira ko uyu munsi yatashye nta kesi baguhamagaye ngo yarwanye, ugomba kumushimira ko kino gihembwe yatashye batamwirukanyeho na rimwe, ugomba kumushimira ko yashyizemo umwete n'akabaraga ku manota yagize, ugomba kumushimira ko yateye intambwe, ko yapushinze, ko ari ikintu yagezeho. Ntabwo umushimira ibintu byiza gusa, cyangwa se ngo nimba yatsinzwe amahoro abure mu rugo, umujinya, abantu bose babone nta mood ihari ngo kubera ko umwana yatsinzwe. Failure is part of life and that is totally fine. Ibyo bintu utangira kubyigisha umwana akiri mutoya. Niyo mpamvu dufite abantu uyu munsi muri sosiyete biteguye kugambanira abandi, biteguye guhutaza abandi, biteguye kwica abantu kugira ngo bagere ku byo bashaka, kubera ko ntabwo bigishijwe ko gutsindwa it's part of life. Ntabwo bigishijwe ko gutsindwa ntacyo bitwaye. Ntabwo bigishijwe ko gutsinda bitanyura mu manyanga gusa. Ntabwo bigishijwe ko gutsinda ari cyo cyonyine cyabazanye muri iyi si. Mvuze ngo iki? Hoya. Ahubwo baba bameze nk'aho bigishijwe ko gutsinda ari cyo cyonyine cyabazanye muri iyi si, ko ibintu byose ari competition, ko ibintu byose ari kurura nkurure, ko ibintu byose ari by force, ari ugusunika. Relax. Itegeko rya mbere yavuga ngo relax. No relaxing uzigisha abana bawe ku relaxinga, and that is totally fine. Okay? Umwana mureke agaragaza amarangamutima ye, niryo tegeko rikurikiyeho. Umwana mureke agaragaza amarangamutima ye. Dufite abantu muri sosiyete uyu munsi akantu gato kaba agakankamara, akijugunya, akivumbura, agahemuka, kavuga nabi, agatukana. Aba bana ntabwo baba barigishije uburyo bwo kumanaginga amarangamutima yabo, uburyo bwo kwiga yuko hari igihe kizagera ukababara, hari igihe kizagera ukaba ufite agahinda gakabije, igihe kizagera ukarakara. Bitangira umwana akiri mutoya. Biriya bintu byo gukubita umwana ukamubwira ngo naceceke kandi wamukubise ntabwo ari byo. Biriya bintu byo gukubita umwana ukamubwira ngo naseke, uko ngiye bajyaga batuninyuzura mu rugo bakamara kuguhondagura ngo seka, ngo seka, ngo ndaseka ndagukubita, pu kwitangira akagukubita bro. Ariko buriya papa buriya tuzabivuganaho neza. So icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko no mu bana bagirana ibibazo hagati yabo ndetse banagirana n'ibibazo n'ababyeyi babo. So umwana nimba babaye mureka riri, nimba arakaye mureke kora ibyo akora, nimba amena ibintu, nimba yikarakasa, nimba arwana, nimba atukana, nimba boroga akarira, mureke abikore. Nyuma yaho uze kumubwira uti ndabyumva ko warubabaye, ndabyumva agahinda wagize, ndabyumva umubabaro wagize, kandi koko ni nabyo uriya muntu yakurakaje, ntabwo bikwiriye, ibintu byakorerwa si byari bibabaje, ariko next time ni byiza ko ugaragaza amarangamutima yawe udasakuje. Ushaka kumubwira gutya na gutya utuje, ushaka kumubwira gutya na gutya woroheje, akaba yabyumva kurusha gutongana, kuvuza induru, kurwana no kwigaragambya no kumenagura ibintu. So ikibazo ntabwo ari uko umwana agaragaje amarangamutima ye, ahubwo nk'umubyeyi umufasha uburyo bwo kuyagaragazamo. Ubusa nta bantu ujya ubona haba hari n'ikibazo gikomeye kimeze gute, cyakabaye kimutera umujinya agasakuza akavuza induru akarwana, aho ukabona aritambushye yarigendeye, cyangwa ukabona aricecekeye, cyangwa ukabona avuza ijambo mwese ributume muceceka mu gatuza. Ibyo ni ibintu umuntu yiga akiri mutoya. Some of us turi gustrugglinga kubyiga ubu nguko tabyigishijwe turi abana, biracyatugiraho ingaruka, ariko gake gake tugenda tubyiga. Kandi nawe nk'umubyeyi uburyo handlingamo ibibazo, iki kintu nacyo nanakivuze amategeko yabanjije ahangaha, narakivuze ko uburyo handlingamo ibibazo, nimba ikibazo kiza mu rugo ugasakuza, ugatera induru, ukarwana, icyo nicyo uri kwigisha abana bawe. Nabo nibakora bazajya batongana, barwane, bakankamira abantu, babatuke, bateze amaskandara akomeye. Okay? Itegeko rikurikira avuga ngo iyo ufite abana benshi ugomba kumenya ko itegeko rikora ku mwana atari ryo rikora ku bandi. Niyo mpamvu aya mategeko ari 109. Ntabwo bivuze ko amategeko yose akora ku mwana umwe, ahubwo Richard Temple yanditse kino gitabo kugira ngo arebe ko muri conditions zitandukanye, mu bana batandukanye, batekereza mu buryo butandukanye, bakora ibintu mu buryo butandukanye, na famille zitandukanye, mu bintu byose byibuze ushaka kwisanga. Mu mategeko 100, ni ukuvuga ngo mu mategeko 109 ushobora gusangamo nka 40 cyangwa 50 azagukorera. Niyo mpamvu itegeko rimwe ridakora ku bana bose, ushobora gukora kuri umwe ariko ntibivuze ko rizakora ku wundi. Niyo mpamvu ari byiza ko witegereza abana bawe, ukamenya ibyo bakunda, ukamenya ibyo banga, ukiga uburyo babonamo ibintu, uburyo bakoramo ibintu,
amahitamo bafata n'uburyo atandukanye kandi ukayaha ubusobanuro ukamenya ngo uyu nguyu yahitamo iki ngiki kubera impamvu runaka kuko ibintu abibona gutya kubera ko abitekereza gutya ukanareba n'impamvu uyu nguyu wakora ibintu mu buryo butandukanye ibyo byose bigufasha kumenya yuko itegeko rikora ku mwana umwe atari ryo tegeko rikora no ku bandi nko muri uru rugero cyangwa se muri iri tegeko yatanze urugero rw'ukuntu ngo afite abana 5 ariko akaba agira umwe w'umunyamwanda taba yiteye ku hantu yicaye umujagara wo mu rugo kuba imyenda yitagagujwe umutima cyane kimwe mubwiye we ngo uwo mwana ntabwo abona ko ari n'ikibazo ahubwo abayibaza ko mama mwayagaye bimeze biti ariko none akagira n'abandi bagira isuku ku buryo ashaka kubyuka akababwira ati mukora amasuku mu byumba byanyu bakayakora ariko wa wundi ujye ubona umwanda nta n'ikintu mutwaye n'umujagararo bagasanga wenda yabagiriye impu watoragura utwenda twonyine twari tujagare ku buriri ntibushashe nta koropye nta kintu na kimwe akoze so yagaragaje yuko abisobanukiye ko amategeko akora ku bandi bana we atamukoraho muri izo kesi icyo abashije gukora bakira icyo bakanashima Imana ahubwo ko nacyo agikoze so ibyo byose bituruka mu kwiga umwana wawe ukamusobanukirwa ariko bitavuze ngo uramuhatiza gukora ibyo adashaka cyangwa se ngo umukurize ku iterabwoba kugira ngo akore ibyo ushaka cyangwa se ngo umve ko itegeko uzanye bose bagomba kurigenderaho ibi ngibi narabivuze n'ubushize itegeko rya ndi busorezeho riravuga ngo ujye ureba abana bawe ibintu bibashishikaza nkuko maze kubivuga abana benshi iyo babyaye abana benshi baba babona ibintu mu buryo butandukanye bakora ibintu mu buryo butandukanye therefore bashishikazwa n'ibintu bitandukanye so mu gihe ugiye kubahemba ntago ugomba kuzana ikintu kimwe ngo iki gihe ngo ni mutsinda ngo mwese ngo nzabajyana koga muri piscine hari abana badashaka kujya koga muri piscine umwana iyo umwitayeho ukamenya ibimushishikaje bitandukanye n'iby'abandi yumva yitaweho yumva bamwitaho bamukunze bamubona bamwitaho muri byose kubera ko abana tuba twarakuze turi benshi tugira ibyo bibazo byo kumva ababyeyi batatwitayeho byo kumva ababyeyi batadukunda kuko batanatwereka ko batuzi kuko batazi ibidushishikaza ko batazi ibyo tudakunda n'ibyo dukunda kuko batatwibutsa ko badukunda kuko batatwibutsa ko turi abana beza ko badushimira kandi yagaragaje ko ngo abana bo hagati ari bo bakunze guhura na bino bibazo ababyeyi bita cyane ku mwana mukuru n'umwana mutoya ariko abana bo hagati bakunze guhura n'ibibazo byo kumva batumvwa batabonwa nta muntu umwe ubitayeho so kwiga akantu gashishikaza umwana wawe abana bawe bose uko bari waba ugiye kubahemba ukabahemba bitewe n'ibyo bakunda twarabivuze kenshi ko abana ugomba kubahemba ugomba kubashimira ugomba kubatera siyasa ugomba kubaha ruswa ibyo byose twarabirebye so umuha izo ruswa umuha izo mpano cyangwa se ukanamuhana bitewe n'ibimushishikaza bitewe n'ibyo akunda tuvuga nk'umwana ukunda game ukunda televiziyo cyane ntabwo uzamuhanisha kutamugurira igare ibyo n'ubundi nta kintu byari bimutwaye so umukuraho cya kintu n'ubundi yakundaga kugira ngo abone ko kiri kumubwira kiri serious kumenya ikintu gishishikaza umwana wawe biragufasha nawe bikamufasha yes so ndasoreza aha ngaha uyu munsi nimba wumva ibintu mvuga bifite akamaro bifite ikintu bikumariye please subscribe tugiye muri comment uko ubibona urugendo rwawe rw'ububyeyi se rumeze rute nibiki bikugora ushaka kumbwira ingorane nazo uhura nazo nk'umubyeyi nkaba nabishakira ibitabo nkabyigaho nkabikora research nkabikuzanira kuko ngako niko kazi kanjye I love you so much and I wish you the best. Bye.